Ese wari uzi ko umwe mu banyamuziki ndetse n'umunyarwenya ukunzwe hano mu Rwanda witwa Gitafu yamaze gufata icyemezo gikomeye mu buzima bwe bw'urukundo? Ni nyuma y'uko yambitse impeta umukunzi we witwa Jojo amusaba ko yazamubera umugore, ibintu byatunguranye kandi byashimishije abatari bake. Reka tugaruke muri iyi nkuru ndetse nkubwire udushya twabaye muri iki kirori, ndetse ndakubwira n'ibisobanuro byihariye byatanzwe na Gitafu ubwe avuga ati aya makuru ni ukuri kandi ni impamo, njyewe niyemeje kuzana umugore. Mu buzima bw'ibyamamare hari inkuru zitungurana zigahita zigarurira imitima ya benshi. Ni nako byagenze kuri Ntakirutimana Muza uzwi cyane nka Gitafu, wamaze kwerekana ko urukundo rwe ruri hejuru cyane. Uyu munyarwenya umaze kwamamara cyane ku mbuga nkoranyambaga yafashe icyemezo cyo gutera intambwe ikomeye mu rukundo rwe, aho yambitse impeta umukunzi we uzwi nka Jojo. Amakuru y'iki gikorwa cyemejwe na Gitafu ubwe ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, aho yavuze amagambo agaragaza ibyishimo byinshi, aho yagize ati yego cyane rwose aya makuru ni impamo, ni ukuri. Ibi byatumye abakunzi be ndetse n'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga bagira amatsiko menshi yo kumenya uko byagenze. Amakuru ahari ni uko iki gikorwa cyabereye mu kirori cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 15 Mata 2026. Ni igikorwa cyabereye mu buryo bw'ibanga ariko kirimo ubusabane ndetse n'amarangamutima menshi. Mu bitabiriye iki kirori harimo mwenyewe inshuti ye cyane witwa Bahizi Venuste uzwi nka Nzovu, wagaragaye ashyigikira inshuti ye mu byishimo bikomeye cyane. Abari bahari bavuga ko byari ibihe byuzuyemo ibyishimo, amarangamutima ndetse n'urukundo rugaragara hagati ya Gitafu ndetse n'umukunzi we witwa Jojo. Uyu mubano w'aba bombi si uyu munsi gusa kuko bari bamaze igihe mu munyenga w'urukundo, nubwo batigeze bawushyira hanze cyane ngo bawushyire ku karubanda. Ibi bituma benshi bavuga ko icyemezo cya Gitafu atari icyihuse gusa, ahubwo ari intambwe yatekerejweho neza. Ku ruhande rw'umwuga wa Gitafu, ni umwe mu bantu bakunzwe cyane mu Rwanda kuri ubu, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho akunze gukora ibiganiro n'udushya bigakundwa n'abatari bakeya. Si ibyo gusa kuko aherutse no kwinjira mu ruganda rw'umuziki, aho yasohoye indirimbo yise Aragitosa yakunzwe cyane mu ntangiriro za 2026. Ibi byatumye izina rye rirushaho kwamamara, bituma aba umwe mu byamamare bifite ijambo rikomeye mu myidagaduro nyarwanda. Ubu rero kuba yinjiye mu rugendo rushya rw'urukundo rwo kubaka urugo ni iyindi ntambwe ikomeye mu buzima bwe bwite. Abamukurikiranira hafi imyidagaduro nyarwanda bavuga ko iyi nkuru ishobora kuba imwe mu zizatuma Gitafu arushaho gukundwa cyane kubera ko agaragaza ubuzima bwe mu buryo bworoheje kandi bushimisha abatari bake. Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bakomeje kumwifuriza amahirwe masa ndetse banashimira uburyo yahisemo gusangiza abakunzi be ibyishimo bye. Hari n'abavuga ko Jojo ari umugore wagize amahirwe yo gukundwa n'umuntu ukunzwe n'imbaga, mu gihe abandi bo bavuga ko Gitafu ari we wagize amahirwe yo kubona umukunzi umushyigikira mu buzima bwe bwa buri munsi. Nubwo ubukwe bwabo butaratangazwa ku mugaragaro, iyi ntambwe yo kwambika impeta ni ikimenyetso gikomeye cy'uko uru rukundo rwabo ruri kugana ku rwego ruri hejuru. Wowe ubitekerezaho iki kuri uru rukundo rwabo rwa Gitafu na Jojo? Ese ubona uru rukundo rwabo ruzaramba rukagera ubukwe? Twandikira igitekerezo cyawe muri komenti, ntiwibagirwe gukanda subscribe ku Itohoza TV Rwanda, like ndetse na share kugira ngo inkuru igere kuri benshi. Ubundi mu kanya ndaje nkubwire andi makuru, ntujye kure ariko usiga utanze igitekerezo nawe uko byumva ukurikije uko Gitafu umubona.